wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda ndabashimiye ku mirongo yose mwumviraho radiyo Rwanda. Umubyeyi azabwira umwana ngo abantu nibaza kumureba babwire ko adahari kandi agiye kuryama. Umugabo azabwira umugore ko amukunda, ko afite ubwiza burenze abagore bose yabonye ku isi, nyamara mu kanya bamufate bamufunze cyangwa bamumenye agahanga kubera guca inyuma y'uwo bashakanye. Umugore azabwira umugabo ko amukunda, ko atazigera amuca inyuma, nyamara umugabo nava iruhande rw'urugo agiye gupagasa, namara igihe runaka nk'imyaka myinshi yaba ishize, nagaruka kandi naza asanga umugore afite abana babiri. Umukobwa azabwira umuhungu kuri telefoni ko ari mu rugo kandi yagiye kwisurira undi musore. Ni kenshi umuntu azakubwira ibitandukanye n'ibyo atekereza. Umuhungu azabwira umukobwa ko amukunda, nyamara nyuma bamuzanira abana yabyaye mu gasozi. Ni kenshi kandi umuntu azavuga ibitandukanye n'ibyo atekereza. Ugiye he? Ntaho. Urakora iki? Ntacyo. Mu kukubarira inkuru uzumva umuntu akubwiye ngo sinzi uwo duhuye, sinzi icyo twari tuvuze, twaganiraga ibisanzwe. Ese ibyo byose biterwa n'iki? Ibyo byose bituruka ku ijambo rimwe, ijambo kubeshya. Ya nama ni saa 8 bakubwo nukagera saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 ku buryo tuzatugeze saa 9 inama igatangira. Kurangira nyine ni saa 3, saa 4, saa 5 ku buryo saa 6 umuntu azaba yitaye akajya no gufata kamwe. Sana ejo cyangwa ejo bundi. Nitwa Maraki BYUKA. Ikaze.